igitondo cyiza mwese mudukurikiranye kuri uyu murongo mugari wa YouTube. Ndabashimiye cyane kandi mwarakoze gukora subscribe. Nawe kiri mushya manza ubukirane, siga udutima muri comment niba ukunda uyu mugabo nako aba bagabo uri kubona muri screen zawe harimo ubita Kagarara, umaje kumenyekana ku izina rya Ashton wo mu gihugu cy'u Rwanda. Niba nta mitima mibi kandi uri umunyarwanda kabisa, manza utubwira uti Kagarara turamukunda cyane bitewe n'ibintu amaje gukora muri iyi minsi bitangaje, bitakorwa cyangwa se bitigeze bikorwa n'undi mu content creator n'umwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bibaye nyuma yuko uyu Ashton ahuye n'uyu Ashton wo mu gihugu cy'Amerika, noneho bagakora ama-challenge atandukanye muri Ghana ndetse bakiyemeza no gutembera mu bihugu bitandukanye bigize Afurika. Ubwo rero ejo bari bageze mu gihugu cy'u Rwanda, uyu Kagarara abanyarwanda bari bamutegereje ndetse n'abandi bakunzi batandukanye bari bategereje uyu Kagarara mu gihugu cy'u Rwanda ngo barebe ibintu bari bukorere mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali. Uyu Kagarara ikintu cyaje gutuma abaturage ndetse n'abandi bafana be bavuga amagambo menshi cyane, bakamwakirana ubwuzu, bakamwakirana urukundo, mbese abanyarwanda bagira urukundo. Ubwo yari ari kumwe n'uyu Ashton ndetse n'uwo bita Indian Ashton n'uyu n'abandi basare batandukanye bo mu gihugu cy'u Rwanda, mbese bahuriye mu mujyi wa Kigali. Ibintu biba ibindi bizihiwe, mbese ubona ko ari ibintu bimeze neza cyane ku mafoto, aho ba Ibyp bari bahabaye, bande abamanajya bose bari bahabaye ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye. Bivugwa ko ubundi uko byatangiye uyu Kagarara, uyu wahoze ari Kagarara nyine ubu akaba yitwa Ashton wo mu Rwanda, nibwo yaje gukora challenge ashingiye kuri video za buri munsi z'uyu Ashton wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho uyu aza guhita bibona, ahita abwira Kagarara ati Kagarara njyewe ndumva nshaka ko twazakorana. Nibwo yamutumiye mu gihugu cya Niger. Noneho uyu Kagarara si ukugerayo barahura. Kagarara mu biganiro byacaga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye wabonaga ko ari kuvuga u Rwanda neza, akamubwira uduce dutandukanye tubamo ibyiza nyaburanga ko nibaba bageze mu gihugu cy'u Rwanda bazatugeramo. Yamubwiye nko mu Bigogwe kujya kureba inka, amubwira muri pariki y'igihugu y'Ibirunga kujya kureba ingagi, amubwira ko kandi igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'ubwiza nyaburanga kandi ko kiri cleanness kabisa, gifite isuku ihambaye. Ibi byose yabibwiraga Ashton noneho nawe amwemera ko bazaza mu gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo nibwo bageze i Kigali. Noneho ikintu kidasanzwe, uyu Ashton yaje guhereza impano uyu Kagarara, uyu witwa Ashton impano y'imodoka ihenze cyane. Ibi nibyo byaje gutungura bamwe mu banyarwanda, bahita babona amwemereye imodoka nziza cyane. Nibwo abanyarwanda bose bahise bakobera mu mashi bati Kagarara kabisa ageze ku nzozi ze. Kagarara ati azavamo umuntu ukomeye bitewe n'ubwoba. Abenshi bati Kagarara twarabivuze ko ari umuntu uzagira kure, ariko nubwo hari abamupingaga ngo afite ubumuga, ariko uyu munsi aberetse ko ubumuga cyangwa se icyo bise disability is not inability. Ubwo kugira ubumuga ntabwo bisobanuye ngo ntabwo washobora ibintu bitandukanye kabisa. Akagarara akomeje gukora ibintu bitandukanye, we n'uyu munyamerika ndetse n'uyu muhungu ukomoka mu gihugu cya India, we ubwo yamwita Indian Ashton. Ubwo rero ntibukunda Kagarara, tugaragariza urukundo kandi niba utaradukurikirana uyu murongo mugari wa YouTube kandi subscribe ujye ubana natwe uko bukeye nuko bwije. Siga comment cyangwa se udutima niba ukunda Kagarara, ibintu akomeje kugaragariza u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange, si n'abanyarwanda gusa no ku isi hose, kuko bari gutembera mu bihugu bigize umugabane wa Afurika. Muri kumwe nanjye Ibyp nk'ibisanzwe, umuhungu wanyu ubakunda.